buriya hari ukuntu ubuzima bwacu bwubatse ku mahitamo, ku buryo buri segonda buri munota wisanga hari ibyemezo ugomba gufata. Ariko nawe uzabirebe, urakanguka mu gitondo ukaba ukeneye guhitamo niba ubyuka cyangwa se niba wongera gusinziraho kandi gatoya. Niba ufashe icyemezo cyo kubyuka wisanga nyine ugomba gufata ikindi cyemezo. Ese urakaraba biragenda gute, cyangwa se uraza kwambara iki, ibintu nk'ibyo. Ku buryo umunota ku wundi, isegonda ku rindi, wisanga mu buzima bwawe uri gufata ibyemezo runaka, uri gukora amahitamo runaka. Ariko ukibaza, ese aya mahitamo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi atandukaniye he cyangwa se ahuriye he no guhitamo uwo muzabana? Muri iyi nyigisho rero ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana turebe ku mwihariko wo guhitamo uwo muzabana. Ese bihuriye he cyangwa bitandukaniye he n'andi mahitamo asanzwe tugenda dukora? By'umwihariko turaza kubireba mu ngingo eshatu. Icya mbere tubanza dusesengure amahitamo asanzwe y'ubuzima dukora mu mibereho yacu ya buri munsi. Ese ni iki cy'ingenzi twavuga ko kiranga amahitamo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hanyuma nituva kuri icyo ngicyo turaza kureba, ese ufashe uku guhitamo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ukabizana noneho ku kintu cyitwa kurambagiza cyangwa guhitamo uwo muzabana, ni izihe ntege nke bifite? Kuki utafata uku kuntu uhitamo mu buzima bwa buri munsi ngo ubizane mu guhitamo uwo muzabana? Hanyuma turaza gusoza tureba, ese ijambo ry'Imana ryo rivuga iki ku guhitamo uwo muzabana? Uku guhitamo uwo muzabana ugendeye ku mitekerereze yacu ya buri munsi bitandukaniye no guhitamo uwo muzabana ukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana. So nibyo bintu bitatu. Inyigisho yose iri kuri YouTube @Urushako.tv. Reka rero ngusuhuze kandi nguhe ikaze hano ku Urushako.tv. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Urushako.tv nayo ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko uyu munsi turavuga ku kurambagiza. Kurambagiza ubusanzwe ni topic ngari cyane. Ni ukuvuga nta video cyangwa se inyigisho imwe yagusubiza ibibazo byose bibaza ku bijyanye no kurambagiza cyangwa se guhitamo uwo muzabana nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga. Ariko kuri website yacu Urushaka.rw kurambagiza twabigize kategori. Ni ukuvuga ngo hariho inyigisho nyinshi zitandukanye zihurira muri icyo cyiciro kijyanye no kurambagiza. Muri video rero kuri ikintu kinini cyitwa kurambagiza cyangwa se guhitamo uwo muzabana, ndashaka kuvugaho gatoya gusa ku mwihariko wo guhitamo uwo muzabana. Ese bihuriye he cyangwa bitandukaniye he n'andi mahitamo asanzwe tugenda dukora? Urumva buri munsi uhora uhitamo. Ariko se iyo ugeze ku guhitamo uwo muzabana bifite uwuhe mwihariko? By'umwihariko turaza kubireba mu ngingo eshatu. Reka tudatinze duhite dutangira n'ikintu cya mbere. Ubundi iyo tuvuze guhitamo mu buzima busanzwe bigenda gute? Tuba tuvuze iki? Reka dufate nk'urugero. Urabyutse urashaka guhitamo umwenda wambara. Ni ukuvuga ngo wowe ujya muri garderobe yawe cyangwa se ahandi ubika imyenda, ugahitamo umwenda wumva ushimye ukawambara. Ibi ni kimwe n'uko waba ushaka nko korora. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka korora ihene n'urugero, uragenda ukajya mu isoko aho bacuruza ihene, ukareba ihene ushimye, ukayigura ukaza ukayorora. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri kuba ni iki? Yaba umwenda cyangwa se ihene, byose nta mahitamo bigira muri ibi bintu. Ni ukuvuga ngo wowe uri guhitamo ni wowe ufata umwanzuro wa nyuma. Ni wowe uhitamo ngo ndambara uyu mwenda cyangwa se ndi buwambare. Ni wowe uhitamo ngo ndagura ihene cyangwa se ndi buyigure. Ni ukuvuga ngo guhitamo biri ku ruhande rumwe. Icyo nicyo cyita rusange cy'amahitamo asanzwe dukora mu buzima. Abantu benshi rero mu mico itandukanye no mu bihe bitandukanye bagiye bafata guhitamo uwo muzabana nka gutyo, ku buryo bashaka nabyo kubigira ibintu by'uruhande rumwe. Ariko birumvikana itubaza ngo none se bitwaye iki? Bitwaye iki ko guhitamo uwo muzabana nabyo byaba iby'uruhande rumwe? Ubutware bwo guhitamo uwo muzabana bwaba gusa ku muntu umwe uri guhitamo. Icyo kiratugeza ku ngingo yacu ya kabiri. Ingingo yacu ya kabiri ni ukureba kuki guhitamo uwo muzabana bitakorwa nk'uko dukora andi mahitamo y'ubuzima busanzwe. Gusobanukirwa ibi bintu biradusaba gusubira mu mateka ho gatoya. Nk'urugero mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Uburayi, Amerika n'ahandi. Mu myaka yo hambere hari ukuntu guhitamo uwo muzabana babikoraga nk'uko wahitamo nk'andi mahitamo asanzwe y'ubuzima. Ni ukuvuga hahandi ubutware bwo guhitamo buba bufite n'uruhande rumwe cyangwa se n'uri guhitamo. Urumva umusore yashoboraga kubyuka cyangwa se n'umugabo, kuko ntacyo byabaga bitwaye ko umugabo ashaka umugore wa kabiri cyangwa wa gatatu,
noneho uyu muntu uri gushaka umugore akagenda akajya kuri se w'umwana, urumva agasanga umugabo mugenzi we ati umukobwa wawe naramukunze ndamushaka. Hanyuma aba bagabo babiri bakaba bashobora kwemeranya hagati yabo. Se w'umukobwa akavuga ati kubera impamvu runaka ndamuguhaye nta kibazo, bikaba birangiriye aho. Uyu mukobwa nta mahitamo na make agize muri ibi bintu bijyanye no guhitamo uwo bazabana. Guhitamo uwo bazabana bikaba byakozwe n'umugabo akajya kunegosiya n'umugabo mugenzi we hejuru y'ubuzima bw'uyu mukobwa. Ariko ntabwo ari aho ngaho gusa, no muri iyi mico yacu y'Abanyafurika ndetse n'Abanyaziya ho byari bitandukanye, kubera ko ho ari umusore ari umukobwa nta wagiraga uburenganzira mu guhitamo uwo bazabana. Urabizi no mu Rwanda rwo hambere umusore n'umukobwa nta ruhare bagiraga rwo guhitamo uwo bazabana, kubera ko ababyeyi barumvikanaga, bamara kumvikana bakemeranya uko imihango y'ubukwe izagenda, iby'inkwano n'iki byose, hanyuma byagera nimugoroba umukobwa bakamukuzanira mu kirago, bamukuzanira ubwo mukararana, iby'ubukwe bikaba birarangiye. Bwacya mu gitondo akaba aribwo ugiye watahura burya nashyingiranye n'umukobwa wo kwa kanaka ni nyirakanaka. Uwo mwanya akaba aribwo n'uyu mukobwa ari gutahura burya umugabo wanjye ni umusore wo kwa kanaka. Urumva abantu bombi nta wagize uruhare mu guhitamo uwo bazabana. Ikiri kuba ni iki? Muri iyi mico yose guhitamo uwo bazabana byakorwaga nk'uko umuntu ahitamo andi mahitamo y'ubuzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo ubutware bwo guhitamo bukaba bufitwe n'abantu runaka, abo bahitamo cyangwa abo bahitiramo nta butware na buto bafite. Ariko ibi ngibi wa mugani bitwaye iki cyangwa se bifite ikihe kibazo? Icya mbere cy'ingenzi kirimo ni uko ibi bintu bibusanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bibusanye n'imiterere karemano n'ukuntu Imana yaremye umuntu. Kubera ko Imana irema umuntu, impano ya mbere yamuhaye ni ubwo bushobozi bwo guhitamo. Imana yashoboraga kuturema turi amarobo, turi bya bintu bikora ibyo byategetswe, ariko Imana ntabwo ari uko yabishatse. Ngo imaze kurema umuntu ngo imushyira mu ngobyi, ngo imezamo ngo ibiti by'amoko atandukanye, ngo ishyiramo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Birangije ibwira umuntu ngo ibiti byose ujye uryaho, ariko iki ngiki umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ngo Imana ibimuhaye impano idasanzwe yo guhitamo, ibimuhaye uburenganzira bwo kuba yahitamo kurya kuri iki giti cyangwa kutakiryaho. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ngo guhitamo uwo muzabana ukurikije ubu buryo busanzwe bwo guhitamo, hahandi ubutware bwo guhitamo bufitwe n'uruhande rumwe, bibusanye n'ukuntu Imana yaremye isi, n'ukuntu Imana yaremye abantu. Kubera ko uyu muntu uri guhitamo nawe aba afite ibyo ashaka guhitamo. Rero bitabayeho ko uyu muntu uri guhitamo nawe aba yaguhisemo, bibyara kuba nyine hagati yanyu nta mwihariko uhari. Ntabwo wumva ko uyu muntu ari uwawe wihariye cyangwa wowe uri uwe wihariye. Nibyo byabaga mu mico y'Abanyarwanda, aho nyine kuba umuntu ari umugore wawe nta sumbwe byari bifite, kubera ko buri mugabo wese yashoboraga kuza ku mugore wawe. Nibyo mu Kinyarwanda bitaga ngo gushinga icumu. Umuntu yashoboraga kuza akazi wawe agasiga ashinze icumu ku irembo, wasanga ku irembo ryawe hashinze icumu ukamenya ibiri kubera mu nzu iwawe. Ariko ibyo birumvikana ko bibusanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'urugo, kuko biratubwira mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 7 n'umurongo wa 2 ngo umugabo wese agire uwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo. Ariko ibyo bihita bitugeza ku ngingo ya 3. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga iki ku guhitamo uwo muzabana? Nuhe mwihariko ijambo ry'Imana rishyira ku guhitamo uwo muzabana? Icyo ngicyo turagisoma mu gitabo cyo Kubara uhereye mu gice cya 27. Batubwira ukuntu uyu mugabo witwaga Selofehadi ngo yari yarabyaye abakobwa gusa. Noneho kubera ko yabyaye abakobwa gusa, barimo bapanga uko nibagera mu gihugu cy'isezerano bazahabura imiryango gakondo. Abakobwa baza kurekarama, bari kuvuga se twebwe bite ko muri kuvuga ko abakuru b'imiryango aribo bazafata gakondo, twebwe umukuru w'umuryango wacu akaba yarapfuye kandi turi abakobwa gusa, bizagenda gute? Ngo Imana yumva ikirego cy'aba bakobwa, biravuga ati mwaburanye ukuri, namwe bazabahe gakondo. Icyo kiba kirarangiye. Ariko iyo tugeze hirya mu gice cya 36, aba bantu abo bakobwa ngo bari mu muryango w'Abayozefu, ngo Abayozefu ngo baza kureklama, abo mu muryango wabo ngo baza kureklama, bakavuga batese aba bakobwa ko bazaba barahawe gakondo,
nibaramuka bashatse mu yindi miryango bizagenda gute, ko iyo miryango izatwara gakondo y'ubwoko bwacu. Hanyuma Imana ngo yumva ikirego cy'aba bene wabo w'aba bakobwa, ngo nabo ibona ko ari cy'ukuri. Ku murongo wa 6 niho Imana isubiza ngo iri niryo tegeko Uwiteka ategetse ku by'abakobwa ba Selofehadi, ati bazarongorwe n'abo bashatse, ariko bashake abo mu muryango w'abasekuruza. Icyo Bibiliya itubwira hano ni iki? Ni ukuvuga ngo Imana irimo iraha abakobwa ba bantu bundi batahabwaga agaciro, ba bantu bundi batemererwaga kwihitiramo uwo bazabana, ikavuga ngo aba bantu bazarongorwe n'abo bashatse. Mu yandi magambo bazashakane n'abo bo ubwabo bihitiyemo bumva bashaka. Nicyo Imana iri kuvuga ahangaha. Iki ni ikintu gitangaje muri uyu muco w'Abisirayeli, kuko ni ya mico ishyira umugabo imbere. Wibuke iyo dusoma Bibiliya baratubwira ngo Yesu ngo ahagije abagabo 5,000 ngo utabariyemo abagore n'abana. Urumva ahantu abagore bari. Ariko muri icyo gihe noneho usubira inyuma imyaka myinshi imbere yaho mu gitabo cyo kubara, Imana iravuga ngo abakobwa bazarongorwe n'abo bashatse. Ni ukuvuga ngo ibaha uburenganzira bwo guhitamo abo bazashakana nabo. Ngira ngo uri kubyumva ko bibusanye na cya kindi aho guhitamo abo muzabana biri gukorwa n'uruhande rumwe. Ariko ibi ngibi ushobora kubyumva ukavuga ati ibyo nibyo mu isezerano rya kera, cyangwa se wenda wanabyumva ukumva ntabwo bikureba kuko bari kuvuga ku bakobwa. Arabizi hari ukuntu iyo umuntu yabyaye cyangwa se yagize andi mateka atangira kwidisqualifying, akumva ibintu byo gushaka nk'uko bikwiriye atari ibye. Reba ikintu ijambo ry'Imana ritubwira mu isezerano rishya, noneho riri kubwira abagore mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 ku murongo wa 39, ngo umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwashaka, cyakora yari mu mwami wacu. Reba umuntu Bibiliya iri kubwira umugore wapfakaye n'umupfakazi, Imana iri kumuha ubwo burenganzira, ikamubwira ngo nta kimubuza gucyurwa nande n'uwashaka. Ibi bivuze iki? Imana muri kamere yayo iha agaciro ko umuntu mu guhitamo uwo bazabana ahitamo uwo ashaka. Icyakoze hano Bibiliya ishyiraho kondisiyo imwe ngo icyakora yari mu mwami wacu. Ni ukuvuga ngo nk'umukristo, nk'umwizera, igihe cyose uri gushaka mu bizera uhitemo uwo ushaka apfa kuba ari umwizera. Ibi ni nabyo Imana yari yarabwiye Abisirayeli kuva kera mu gutegeka kwa 2:7-3. Yababwiye ngo be gushakana n'andi mahanga. Nahangaha mu kubara twasomye, Imana ibwira aba bakobwa ba Selofehadi ngo nibyo bazashaka nabo bashaka, ariko kugira ngo gakondo itava mu muryango w'abasekuruza bazashake uwo mu muryango w'abasekuruza. So icyo dukura ahangaha ni iki? Iyo tuvuze guhitamo uwo muzabana ugendeye ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riha uburenganzira umuntu uhitamo, ariko n'uwo ari guhitamo nawe rikamuha uburenganzira bwo guhitamo. Ni ukuvuga ngo biba bimeze nka gutya: uyu muntu ari guhitamo uwashaka, ariko n'uyu nawe agahitamo uwashaka. Bivuze ngo ibi bintu byo guhitamo uwo muzabana Imana iba yabihaye umugisha iyo wa muntu wo uri gushaka usanze nawe ari kugushaka, hanyuma igashyiraho akazitiro ikavuga ngo ibi ngibi bibere mu mwami wacu. Ni ukuvuga ngo kubizera babiri, umwe ari uwashaka hanyuma n'undi akareba uwashaka. Tukabwirwa n'iki ko byakunze? Nuko uri gushaka nawe ari kugushaka, as long as muri mu mwami wacu. So nicyo ngicyo, nguwo umwihariko wo guhitamo uwo muzabana tugendeye ku ijambo ry'Imana. Guhitamo uwo muzabana bitandukanye no guhitamo ku buzima busanzwe. Ko mu guhitamo ku buzima busanzwe uhitamo niwe ufite power, niwe ufite ubutware, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikora iyo bizanye mu rugo, kubera ko bitesha agaciro ikiremwa muntu. Uyu muntu uri guhitamo we ataguhisemo, we wamwamba uburenganzira bwo guhitamo, uwo mutesheje agaciro. Kandi ibyo ngibyo bigira ingaruka ku rugo rwanyu, kubera ko umuntu we ataguhisemo, umubano wanyu ubujegajega. Ariko guhitamo ukurikije ijambo ry'Imana nuko uhitamo uyu muntu, ariko uyu muntu uri guhitamo nawe afite uburenganzira bwo guhitamo. Bityo uhitamo umuntu ariko nawe waguhisemo. So numva
inyigisho reka nyisoreza ahangaha. Gusa muri iyi video iri ahangaha ndaza kugusobanurira ese ni ibiki noneho ukeneye kumenyanaho n'umuntu mbere yuko wiyemeza kubana nawe. Urumva uri gushaka umuntu nawe aragushaka, ariko se ni ibiki mukwiye kwemeranyaho kugira ngo uzi koko wahisemo umuntu nawe uri kuguhitamo uyu muntu koko muri ahantu mushobora kwiyemeza kubana nawe. Iyi video iragufasha gusobanukirwa, ikandeho dukomeze. Imana iguhe umugisha wakoze.